Imana ngo burya ishobora kwirirwa handi ariko igatahirwa bishaka kuvuga mu yandi magambo nubwo byatutumba gute bikaba bimeze gute ariko dufite uburinzi bw'Uwiteka Imana ishobora byose dufite uburinzi bw'Imana ishobora byose gusa biriya bintu by'intambara ngiye niyo mbirebye kayibarwa bayirwanya bavuga ngo bari kuyirwanya Kongo yarayinaniwe ngiye mbona yarayinaniwe wabyumvishe bishaka kuvuga ngo uremutse ure witegereje neza wabona ukuboko kw'Imana gushyigikiye M23 kuko kuva igihe bayihereye rwose ibaze kurwanira mu gihugu ukirimo kandi aburwanya n'ubundi ari abene gihugu urimo ariko ntibagutsinsure ngo bagushobore ubwo wowe urumva koko bishaka kuvuga ngo hariya ukuboko kw'Imana gusa naho kuri mu ruhande rwa M23 dufite uburinzi ndabona uburinzi bw'Imana ku mipaka yacu y'igihugu cyacu ndabona uburinzi bw'Uwiteka ndabona inyoni z'umwuka wera inyoni z'inuma zigiye ziparitse ku mipaka y'igihugu cyacu aho imbibi z'igihugu cyacu zigenda zikora kuri Kongo hose ndabona inuma nge ndi kubona inuma nizo ndi kwirebera zigiye ziparitseho ngo inuma zisobana umwuka wera ya numa ujye ubona mu kirangantego cya polisi y'u Rwanda iriya numa ubonamo iriya numa n'umusirikare we uturuka ku Uwiteka bishaka kuvuga ngo ndabona inuma zigiye ziparitse ahantu ku mipaka y'igihugu cyacu. Inzozi Zacu TV ibiganiro n'amakuru agezweho. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane. Twizere ko umeze neza. Aho uherereye niba utameze neza ubuzima urimo turakubwiye ngo kumera cyane kandi wihangane. Nukuri ejo bizagenda neza kubera Imana. Twakiriye intumwa y'Imana, umukozi w'Imana turakwakiriye cyane. Ni Prophète Florier cyangwa se Revera Pastor umukozi w'Imana uri mu 2007 bitarapfukamira Bayare mperuka kuri icano muri 2024 none ubu turi 2025 nagarutse rero rwose naje mu 2007 bitarapfukamira Bayare urabize neza kurimo ya ndimo cyangwa uri muri mu babundaraye bararamye ntabwo bibaho kuko jewe buri saha buri munota mba ndi ku gicaniro mba ndi gusenga Imana Imana impishurira iby'imisi n'ibihe imbwira uko ibihe bimeze bishaka kuvuga ngo rero hari amakuru menshi Imana igenda ihishura uko bwije nuko bukeye iyo dusenga Imana mu kugumya twinginga Imana iduha amakuru tukamenya amakuru uko agiye ameze bishaka kuvuga ngo rero abatwumva bose turaza kuganira byinshi urumeze neza ndaho ndashimira Imana umwaka ubutangiye ute umwaka nyine urumva ndawutangiye ikintu cya mbere umuntu ashimira Imana nuko ntangiye umwaka ndi muzima kuko hari benshi bifuje kuwugeramo ntibyashoboka urebye nk'ibyorezo byose byagiye binyuraho ibintu byose byagombaga gutwara abantu none uyu munsi wa none nge nkaba ndiho icyo cyambere ni ikintu cyambere cyo gushimira Uwiteka Imana nicyo gushimira Imana cyane kandi n'iby'icyubahiro cyane yego reka ubanze dusengera Imana ubundi twinjire mu kiganiro mu butumwa uyu munsi ufite kubwira abantu Uwiteka Imana nziza Uwiteka Imana ikomeye ndagushimye kuko uri mwiza ndagushimye kuko ushobora byose Mana mpaye karibu buri muntu wese uri kutwumva ari hano mu gihugu cyacu abari muri ibi bihugu bya Afrika ndetse n'ibihugu by'amahanga byose i Burayi Mana uhereye muri za Canada ukagenda muri Amerika ukagenda mu Bufaransa ukagenda za Australia ukagenda mu bihugu byose by'Uburaya mu izina rya Yesu utwumva hiyicano ibasha kugera mu izina rya Yesu ntabari njye ahubwo izina rya rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen byiza cyane rero kandi namwe mwese mudukurikiye turabifuriza kugirirwa neza n'Imana ibyo mwifuza ibyo mushaka kugeraho byose no kuri Uwiteka abibashoboze uyu mwaka waruvuze ati utangiye neza uri muzima ariko ntitwagize amahirwe duherukana umwaka wa 2024 ushize kandi buri mwaka hari Imana ishyira ku mukozi wayo mu mbonizi y'umwaka nta butumwa Imana yaguhaye bw'uyu mwaka ibyo ubona abantu bakwiriye kwitondera Imana yongeye kunyibutsa ku makuru y'umuntu witwa Nowa Imana imusezeranya kubaka inguge ikamubwira ati ni wubake inguge hanyuma ubwire n'abantu bikora itangazo bose babyumve babimenye bamenye neza yuko imvura izagwa kandi kazagwa ari imvura y'impangukano iyo mvura mu gihe cyo kugwa kwayo kwizaba ari imvura mbese
yo kurimbura y'umwuzure yego uzatera isi. Hanyuma Imana inyibutsa ku makuru ya Nowa mu gihe cye abwiriza ubutumwa bwiza, bamwe batabyumva ariko birarenga birasohora. yego Rero mbwira abantu bari kutwumva muri ibi bihe bigenda bisatira iminsi y'imperuka, ibihe bikomeye cyane, ibimenyetso by'ibihe byinshi byerekana imperuka twagiye tubibona, nubwo imperuka itari yabanywe impanda y'Uwiteka ivuge, ariko n'ubune nanone cyangwa n'ejo impanda y'Uwiteka yavuga. Kuko Yesu we yabivuze neza, yaravuze ngo impanda y'Uwiteka izavuga nk'uko umujura atera nyir'urugo, ngo ntamenye igihe ngo nyir'urugo yagize gute umujura yinjiriye mu nzu, ngo hanyuma agatwara ibiri mu nzu byose, yamara kubijyana ngo nuko nyir'urugo yareba inzu agasanga irarangaye, agasanga nta kintu kirimo. Rero abantu nibiyarure begera Imana cyane. Imana imbwira rero ku muntu witwa Nowa, yongera inyibutsa ku muntu witwa Loti n'umuryango w'Imana, imubwira ngo nahunge adapfa, mubwira ngo hunga udapfa. Yaramubwiye kandi iramubwira ati mu guhunga kwawe nturebe inyuma. Rero nge ntabwo mbwiye abantu ngo bahunge igihugu, ahubwo ndababwiye ngo bahunge ibyaha, bahunge ibibi, bahunge ibicumuro, bahunge ibitero byose biba bishaka kugira ngo bibaterereze gutuma Imana umujinya wayo umanuka ku bantu. Kuko burya abantu batinze mu byaha cyane, icyaha gituma Imana irakara, ikarakarira ubwoko bwayo bw'abantu, kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo tuyinezeze, dukore ibyiza byo gukiranuka, idushyira inzira ebyiri imbere, inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. Rero umuntu wese akwiye kwihitiramo, ariko nabwira abantu benshi mbashishikariza guhitamo inzira y'ubugingo, niyo nziza kuruta inzira y'iki y'umwijima, inzira yo kwa Satani, kwa Sekibi ntabwo ari nziza. Rero abantu nibiyarure, birinde ibyaha n'ibicumuro, kuko Imana ifite agahinda cyane, Imana irababaye. Yego, ni byinshi cyane byagiye bigaragara mu nzi ntangiriro z'umwaka, byagiye binavugwaho mu itangazamakuru cyane, by'inkongi yari iri kuba mu mujyi wa Los Angeles, abantu benshi bavuga ngo ni umujinya w'Imana, ni igihano cy'Imana, ati ibi biri kuba kuri iki gihugu n'ayandi mahanga yitegure n'ibindi, kuko Imana yarakaye cyane. Kubera iki muri ino minsi abavugabutumwa cyangwa se n'abahanuzi mufite iyi mvugo cyane? Ntabwo ari ukuvuga ngo nitwe tubifite, ahubwo ni umwuka wera w'Imana, ni konegisiyo y'ijuru imanuka, umukozi w'Imana agahishurirwa cyangwa se akuzura umwuka wera, kuko Yesu yasize adusigiye umurage w'umwuka wera. Aravuga ngo nzabohereza umufasha mu bihe bikomeye, azabahishurira ababwire uko ibintu bimeze. Umufasha rero yadusigiye ni umwuka wera. Umwuka wera rero, iyo umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana agiye mu mwuka, ahishurirwa ibyo abantu batabona, akareba akumva ibyo abandi batumva. Rero hari Sodomu n'i Gomora, Imana ijya kuharimbura, yari yabanje kugenda ituma abakozi bayo batandukanye, ngo Sodomu na Gomora abantu birinde gukora ibyaha by'indengakamere, by'ubutinganyi, kuba wabona umugabo abana n'undi mugabo, ugasanga umugore arabana n'undi mugore. Noneho ubu muri iyi minsi ho hateye noneho n'ibintu ndi kujya numva ku social media birenze, ukumva ngo ababesto, ngo ba boyfriend, ngo barabana, ngo bari mu rukundo, ngo umukobwa n'umusore ngo bakigira inama ubwabo, ngo bakabana mu nzu imwe, ngo iminsi 30 igashira, imyaka 2 kazi kaba, ngo bari kumwe, ngo ariko batazabana, ngo bibanira nk'aba boyfriend, ngo bibanira ibyo bintu rero by'ababesto. Wabyumvishe? Iriya ni strategy y'abadayimoni baturutse kuzimu kwa Satani. Ni strategy y'abadayimoni. Nigeze mvuga ku badayimoni babiri Satani yohereje hano ku isi, uwo bita mudindiza n'uwo bita bwenge bwiza. Aba badayimoni rero iyo bateye aba bantu b'ababesto, baraza uko ari babiri babadayimoni, iyo bafashe uyu mukobwa n'umusore, babatereza ubucakura bwo kwibanira, bo bakajya bavuga ati twebwe turababesto mwana, kandi baba bafite n'imvugo zabo. Rero izo mvugo zabo baba barimo no kuvuga ngo Satani aba yamaze kubafata amateko, yabarangije. Noneho rero ikintu kigusetsa, ntiwaryamana n'umusore 2-3 ngo ubure gukuramo ibintu runaka, no kuvuga ngo hashobora kuvamo inda y'umwana, hatavamo inda y'umwana, mu mibonano mpuzabitsina burya hinjiramo n'ibirwara n'ibindi utamenya, kuko umwe abaca ku ruhande akigira hirya, akagaruka ati uwo uri boyfriend wanjye, kandi babana mu nzu imwe, kandi atari umugabo n'umugore. Biriya bintu ntabwo Imana ibikunda, kuko ubundi mu mategeko Imana
impamvu Nowa natangiye muvugaho Yeah. Imana yaramubwiye ngo nafate buri kigabo n'ikigore abishyire hehe mu nguge ngo namara kubishyira mu nguge ngo ikigabo n'ikigore hanyuma umwuzure numara kurangira Imana imaze guhana inkozi z'ibibi zose ku isi zimaze gupfa mwuriya mwuzure zireremba ubwo Imana yicuzaga ikicuza ikintu cyatumye iri mu muntu. Yes. Rero Imana nyuma yaho ngaho nibwo Imana yasanze Nowa iramubwira ati sohoka mu nkuge wowe n'umuryango wawe. Ubwo ubutaka bwari butangiye kumuka butangiye kuboneka. Hanyuma iramubwira ati nono fata biriya n'ubiguruka byo mu kirere ikigabo n'ikigore byose bigurutse n'ibisiga bisohokemo bijye hanze buri kigabo n'ikigore. Nono impamvu rero no muri Edeni Imana irema Adamu. Uzi neza yuko yaremye Adamu ariko iza kubona yuko akwiriye umufasha. Iramusinziriza imukuramo akabavu. Ako kabavu gahinduka nde gahinduka uyu witwa Eva. Eva rero Imana yamushyize imbere ya Adamu imuha ububasha imwihera ububasha iramubwira ati icyo ureba imbere yawe ni igiki. Arangije avuga ngo n'umugore wanjye. Bishaka kuvuga ngo ibitsina bibiri icyo nshaka kuvuga igitsina gore n'igitsina gabo bikwiye kubana ariko biri mu mucyo ndetse babyeretse leta n'amategeko no mu rusengero ndetse n'ababyeyi ubwabo babahaye n'inzoga n'inkwano zabagezeho. Ababyeyi bagashimishwa nuko umukobwa n'umusore wabo bahuje urugwiro. Umuryango ukishima. Ariko ibyo bintu by'ababesto rwose nari ndi gusenga Imana irambya ngo ntabwo bira bintu ngo bivuye ku Uwiteka. Kubera kivuga ko ari strategy ya Satani. Impamvu ya mbere Daimon mudindiza mpishurirwa uburyo yaturutse kuzimu n'uburyo yaje guteza akaga mu bantu kugira ngo abantu bagende bihakana Imana hanyuma batwarwe n'isi no gusenga birangire. Uyu mudayimone burya adindiza umuntu ashobora kudindiza umukobwa wadindiriye ku musore gutyo babanye imyaka 3 mu nzu amwita boyfriend we babanye gutyo ariko atazamugira umugore. Hanyuma icyo gihe abamudindije rero yamubyayemo umwana no ntibanabane nyuma akajya kwishakira undi mugore. Ubwo surumva ibyo bintu biva ku Mana wapi abona abadayimoni. Oya. Ibyo ni bitero kurambagizanya ntago Imana ibyemera. Mbone barambagizanya ariko ntibabane mu nzu imwe. Ikintu kimwe cyo kubana mu nzu imwe bakajya no mu buriri no mu mashuka bakiyorosa ntabwo biri abintu Imana ibikunda. Ntabwo ari byiza. No kuvuga ngo bigomba gukorwa mu gihe cyabyo cyabigenewe hanyuma babyeretse ababyeyi kandi bagiye mu rukiko bagasezerana bakajya mu itorero bakabyereka Imana. Yes, mu gihe bitarabaho ntibakabane mu nzima. Benshi babivuzeho cyane ubwo mu minsi yashize hari video z'abana b'abakobwa zajyaga hanze barimo bakora imibonano mpuzabitsina bakoresha amacupa. Benshi bakibaza ati bivuye ku butinganyi bivuye kuryamana bahuje ibitsina bigezeho niho gukoresha amacupa. Bamwe bavuga ngo ni za karote barazikoresha abandi ngo bakoresha ibitoki. Iki kintu bakivuga heke gutya ubona ntajya mbyibuha buri gihe ugahora usanga mpora wagira ngo ndanyonyotse ntabwo mbyibuha. Impamvu ntabyibuha mpora amasengesho rudaca. Iyo mbonye nkabiri bintera agahinda ngata ninjira amasengesho ubwitange yo kurya ntanywa kandi nkiyima ibiryo wenda habyara binahari. Rero maze kubona biri yagiye mbirebe nahise mvuga ati rwose mvuye kuri Jacques nari maze igihe musengera. Jacques nshimye yuko bamubatije akabakijijwe. Mvuye kuri Kayusi wari Satani cye nari maze igihe musengera 2024 mvuga ndi Kayusi ndebe ko yakizwe. Rode Kayusi ubwakijijwe nshimiye Imana. None ngire gutya mbone bari abakobwa ngo ni team ninjira mu yandi masengesho. Ubu ntangiye umwaka nije mu masengesho. Ibaze niba ubu turi mu kwa mbere nzasoza ubwaka ndi masengesho kugenda nsengera ibintu ngenda mbona byinshi. Rero urumva abakozi b'Imana ntabwo tuba tworoheye. Rero no kuvuga ngo nge byarambabaje cyane ndetse mbona urubyiruko rw'u Rwanda hariya ruba rurimo rurahatakariza ishusho nziza kuko icyambere no kuvuga ngo ikindi baba ari no gusebya n'ababyeyi bababyaza. Buriya nkuriye mukobwa narumwumvise wari urimo afite rya cupa yitwa Emeline harya yitwa Emeline. No kuvuga ngo ariko buriya nshimira leta yacu imeze nk'itoroshi rimurika rikamurika mu mwijima rigahita rishakura ibyaha rikamenya uko ibyaha bigiye bimeze. Ndumva hari ingamba buriya bashobora kuba barahise banafata wenda bamwe babashyira no mu igororwa bakaba bari kugororwa
kugira ngo babashe kugira discipline bajye ku murongo nk'uko na Jacques icyo gihe bamufashe. Ikintu cyababaje cyane nuko mu bafashwe hasanzwemo n'abana b'abapasiteri. Ya umva noneho rero urumva Satani uyu dayimoni bwenge bw'isi we ni mubi. No kuvuga ngo atera n'abantu bo mu nzego z'ubuyobozi bw'iyobokamana n'abana b'abayobozi mu rwego rw'iyobokamana b'abashumba b'ababishopu. Uyu dayimoni mudindiza na dayimoni bwenge bw'isi ntabwo batinya bene abo bantu. Bishaka kuvuga iki rero? Urumva ni ikintu kibabaje. No kuvuga ngo iriya yari timu yishize hamwe ngo kandi hari n'ikindi kintu naje kumenya yuko muri iriya timu hari harimo ngo utuvideo bashaka kuzajya bifata bo ubwabo bakatwohereza ngo genge y'abantu b'abakire bakomeye ngo kugira ngo bajye bazirebera bumve bishimisha binezeza. Rero bene ibyo byose nibyo bigaragara nk'ibyazana umuriro umeze nk'uriya wa California. Buriya hari muri California hari harimo ibintu byinshi byihishemo. Imana irabakosora ibazana nk'umuriro w'umena. Kandi ikintu kigusetsa ari California niba urabireba wabonye neza yuko ngo hari urugo rw'umukristo rwasigaye ngo ntirwashasha. Ngaho ibaza icyo kintu. Imana ifite ikosora rikomeye cyane. Imana ifite ikosora. Rero bishaka kuvuga ngo abantu nibagarukira aho ngaho. Ubundi gukora ikosa ngewe nk'ubu ngubu nuko ntanywa inzoga ariko abazinywa bo ngewe numvishe ngo kari akavide ngo sinzi n'izina bakita ngewe sinjya nywa inzoga simbanza amazina yazo. Rero no kuvuga ngo nabonye cyakora ari akavide kagaragara muri video nak'icyatsi kibisi karasa n'ibyatsi gasa n'ibyatsi. Rero kariya kavide wabyumvishe no kuvuga ngo bara abadayimoni bwoko kibateza birabe. Uriya no mudayimoni bamwita mudindiza. Abashaka kudindiza umukobwa kugira ngo aterwe n'uburaya bw'indenga kamere. Hanyuma ikindi abaterereza no kuba banywa ibiyobyabwenge bibaye ngombwa. Ku buryo buriya baramutse babapimye bakagenda babapima hari uwo bavumburamo ugasanga wenda yaranyweye ibimogi yaranyweye ibitabi. Rero no kuvuga ngo icyo gihe urumva abasebeje ababyeyi abasebeje umuryango abasebeje igihugu cyabo. Rero uriya ntabwo ari umuco mwiza ukwiye gucika mu izina rya Yesu. Ndi gusenga kugira ngo Imana ibasure no muri gereza aho bari kubagorora kugira ngo Imana irusheho kubashyiramo imyumvire yo kumva ko bakwiye kwita ku gakiza. Ikindi bantu nk'abareba bakwiye no kuva hariya bamara kugororwa bakegera n'ababyeyi bababyaye bagapfukama bakabasaba imbabazi kuko baba bazanye riske ku muryango baba bateje ikibazo ku muryango kitari cyiza. Ntabwo rero biriya bintu Imana ibikunda cyane. Ntabwo Imana ibikunda. Niyo mpamvu maze igihe ndi gusenga nkajya mpishurirwa uburyo hari inshuti ebyiri zishobora kubana igihe kirekire ariko imwe ikajya yanduza indi mico yanduza imico mibi imico itari iyo gukiranuka. Iyo nshuti ikajya ihora ifite ibinyoma byo kubeshya ingenzi yayo. None umwe yazavumbura ibinyoma nyuma agahita avuga ati ibi ntabwo nzabigumamo ati umucyo wimereze mu gukiranuka. Nuko bimeze rero. Ikinyoma ni kibi kuko cyerekeza umuntu mu kurimbuka ariko ukuri ni kwiza kandi ikinyoma kiraryohera nk'ubuki. Ikinyoma kiryohera nk'inanasi. Ikinyoma iyo umuntu akirya cyangwa se akinugubaho aba yumva kimeze nka bombo yo ku giti ikinyoma. Ariko ukuri kurasharira ariko ukuri kurakiza kwerekeza ku bugingo buhoraho. Imana yacu tugire neza. Rero bishaka kuvuga ngo abantu bari kunyumva muri iki kiganiro ndabizi abantu baraza gutera za comment mu buryo bugiye butandukanye ariko no kuri pe ntabwo biriya bintu ari byiza. Imana irababaye. Imana ifite agahinda. Imana ifite agahinda cyane. Imana yacu tugire neza cyane. Ni nk'uko Imana yambwiye ku kintu cy'abantu baza hano kuri social media bamwe bitwa abakozi b'Imana hanyuma ugasanga ngo bafite ubutwiko noneho namwe abanyamakuru mugashyiraho ngo za pranka zirenze ibintu by'amapranka yayandi atajyanye n'ikiganiro. Ibyo bintu byose Imana yambwiye mu ijambo rimwe. Irambwira ngo nta butwiko nshaka nta butwiko nkeneye. Abo bantu babiyemeze biyemera ibyo batari byo. Abo bantu babiyemeze biyemera ibyo batashobora. Ndabirambiwe ngewe Uwiteka. Niko Imana yambwiye mu masengesho. Irambwira ngo nzabibwira abantu ngo bafite ibintu byo gutwika no kwemeza abantu ngo nta muntu wakemeza abantu ngo kireke Uwiteka wenyine. Ngo Uwiteka niwe wakemeza abantu. Yakemeza abagabo yakemeza abakobwa yakemeza abasore yakemeza abagore mu izina rya Yesu. Rero bishaka kuvuga ngo Imana irababaye. Ngo Imana irimo irapfusha ngo abantu bagaseka. Ngo kandi Imana yapfusha ngo abantu ntibababarane nayo. Imana riri gupfusha iti iri gupfusha mu rwego rw'uko hari abantu bari guhangara ibidahangarwa.
ibyo bahangara ni ibiki nk'ibyo nyine byo kwirongoza amacupa ntabwo biriya bintu ari byiza kuko Imana ntiyaremeye umuntu ngo ajya afata icupa ariko buriya rero hariho nk'ikintu kimwe Imana ishobora gukora buriya Imana baba ari gutuma irakara kandi Imana yirakaye yego ntabwo yiriza umunsi ariko burya Imana irarakara hari abantu rero bazi ngo Imana ntirakara ubundi mu ijuru Bibiliya yerekana ko hari agacuma k'umujinya w'Imana ngo y'Imana irakaye igaciramo ngo hanyuma ko gacuma gategereje ngo inkozi z'ibibi zose zo ku isi kuzahanwa bikomeye cyane bishaka kuvuga iki rero bishaka kuvuga ngo abantu nibiyarure bareke ibyaha kuko barimo barakurura umujinya w'Imana ntabwo Imana ikeneye yuko abantu bakomeza kugira gute kwitwara nabi kuko Uwiteka uko yarari kera n'uyu munsi niko akiri arwanya icyaha n'igisa nacyo Imana yacu tugire neza cyane kandi abantu biyarure kuko nk'uko Nowa yavuze ubutumwa mu gihe cye akabuvuga bamwe bakamupinga bamwe ntibamwemere ariko yari yavuze bihagije ngo hari abakobwa b'urubyiruko nk'aba bose nyine birirwa bica nabi nk'aba tugenda tureba ngo basangaga Nowa ari kuvuga ubutumwa ndetse ababwira bati nimuze tubaze inkuge mu giti cyitwa gofero ngo abakobwa b'amatayi n'uburanga bafite ngo za nyashi bakazicugusha ngo bakazicugusha imbere ya Nowa ngo twebwe se ngo wagize ngo imvura izatuyagira ngo ese ubundi kugira ngo imvura izatugeraho ngo ubundi se ngo imvura ngo twebwe ngo ntabwo yadushobora abo ni abasore b'uburanga dore ko abantu bo muri kiriya gihe bari bafite uburebure ndetse Imana yarabahaye ubwiza n'amatayi n'uburanga ariko babikoresha nabi rero ntabwo Imana na Sodomu na Gomora ijya kuyirimbura n'ubundi nuko byari bimeze abantu bari bagiye bafite imico nk'iyi ngiyi y'abantu bigira kuri ibi rero bishaka kuvuga ngo abantu nibagarukiraho Imana ifite agahinda Imana irababaye mu izina rya Yesu ku rundi ruhande byose bagenda bavuga ko ari ibihe by'imperuka ariko uyu munsi nagiye nkurikira ku makuru hirya no hino abantu benshi bari kuvuga iby'intambara ziri hirya no hino by'umwihariko mu gihugu cya Kongo nabonye kuri social media hari amashusho menshi ari gutambuka y'abagiye bapfa mu buryo bugiye butandukanye ibintu by'intambara cyane cyane muri Kongo n'ikivuga nk'umukozi iyo urebye mu ijambo ry'Imana ukajya muri Matayo habamo ijambo rivuga ngo hazabaho ibihe by'intambara habeho n'ibihe by'ibihuha byinshi cyane ngo ariko ibyo byose bizaba bigenda byerekana kugaruka kwa Kristo Yesu kugaruka k'umwana w'Imana agaruka gutwara itorero rye bishaka kuvuga ngo turi mu bihe bigoye by'iminsi y'imperuka intambara nk'izo n'ibintu nk'ibyo bigenda bibaho byose biba biri kuba ariko nubwo bigenda biba Imana ibereye maso u Rwanda rwacu burya Imana yirirwa ahandi ngo ariko igataha u Rwanda uwo mugani wakunze kuvugwa cyane ndumva ari umugani uzwi n'abantu benshi n'abasaza n'abakecuru bakunze kuvuga noneho natwe n'abantu bakiri batoya ubu bamaze kuwumenya Imana ngo burya ishobora kwirirwa ahandi ariko igataha i Rwanda bishaka kuvuga mu yandi magambo nubwo byatutumba gute bikaba bimeze gute ariko dufite uburinzi bw'Uwiteka Imana ishobora byose dufite uburinzi bw'Imana ishobora byose gusa biriya bintu by'intambara ngiye niyo mbirebye simba nshaka no kuvuga ku bintu by'intambara ariko ngewe nk'umuntu nanone wahamagawe n'Imana usenga Imana iyo bimbaje nk'umunyamakuru nanone sinafunga umunwa ngo ndekeraho ngewe iyo ndebye nka M23 n'igihe bayihereye bayirwanya bavuga ngo bari kuyirwanya Kongo yarayinaniwe nge mbona yarayinaniwe wabyumvishe bishaka kuvuga ngo uramutse witegereje neza wabona ukuboko kw'Imana gushyigikiye M23 kuko kuva igihe bayihereye rwose ibaze kurwanira mu gihugu ukirimo kandi aburwanya n'ubundi ari abene gihugu urimo ariko ntibagutsinsure ngo bagushobore ubwo wowe urumva koko bishaka kuvuga ngo hariya ukuboko kw'Imana gusa naho kuri mu ruhande rwa M23 ngeyo mbirebye mbona ariko bimeze Yubikize mu mboni za gihanuzi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umwuka biragaragara biraboneka cyane uri kubyumva Imana irababereye maso ibafite umugambi wayo Imana ihishe quelque part umuntu atapfa kumenya kandi uwo mugambi ni mwiza si mubi kuwiteka yego
kuko iyo ndebye ibintu ukuntu gusa ngiye ikintu kiba kimbabaza cyane, urabona nk'abariya bari abaturanyi bacu, kandi urumva nta muntu wabona umuturanyi wawe ari mu ntambara, ari mu bibazo ngo umurebere. Yes, burya iyo uturanye n'umuturanyi akagira ikibazo ashobora kuza akakwaka n'icumbi, kandi yaje akakwaka icumbi ubwo urumva ibyo waryaga nawe umuha ku byo wari uri kuryaho. Urumva no kuvuga ngo haba hari umuraba wabaye, ariko wa muraba nawe ukaba wakuzaho mu buryo utari wateguye. Ariko dufite uburinzi, ndabona uburinzi bw'Imana ku mipaka yacu y'igihugu cyacu, ndabona uburinzi bw'Uwiteka, ndabona inyoni z'umwuka wera, inyoni z'inuma zigiye ziparitse ku mipaka y'igihugu cyacu, aho imbibi z'igihugu cyacu zigenda zikora kuri Kongo hose. Ndabona inuma, nge ndi kubona inuma nizo ndi kwirebera zigiye ziparitseho, ngo inuma zisobanura umwuka wera. Ya numa ujya ubona mu kirangantego cya polisi y'u Rwanda, iriya numa ubonamo, iriya numa n'umusirikare we uturuka ku Uwiteka. Bishaka kuvuga ngo ndabona inuma zigiye ziparitse ahantu ku mipaka y'igihugu cyacu, kugira ngo uburinzi bw'Uwiteka bukomeze kuboneka hehe kuri twe, haba ku butaka no mu kirere. Kuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, haleluya, ibereye maso u Rwanda, iri kumwe natwe, uhereye ku batubanjirije ukageza kuri uyu munsi wa none, ku bisekuru byabanje no kugeza aka kanya. Imana iri kumwe natwe. Imana niyo yagiye haba, niyo yagiye turengera, yaturinze intambara nyinshi uhereye kuva mu buto bwacu kugeza isa n'umunota. Turi kumwe n'Uwiteka, ntacyo tuzaba. Ahubwo ndifuriza cyane kugira ngo n'ibyo bihugu byacu bijye bibona amahoro. Ibyo bintu by'intambara bya buri mwanya ntabwo ari byiza. Ni ibyahanuwe, kandi nta gihugu sinzi niba hari igihugu ubuhanuzi iyo buri gusohora, sinzi ko buhitamo aho busohorera. Ngewe ukuntu mba mbibona, Imana biterwa n'uburyo yo ibireba n'uburyo ibibona. Gusa nge ndi gusenga Imana yambwiye neza yuko Imana itubereye maso, iri kumwe natwe, iri kumwe natwe abantu bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana iri kumwe natwe bikomeye, uburinzi turabufite mu buryo bwose bw'umwuka wera no mu buryo busanzwe. Imana irahari, iri kumwe natwe. Abantu rwose batuze, kandi bene abo bantu baba bari mu ntambara bagaragara yuko ari abaturanyi b'igihugu cyacu, ntitukabatererane. Ngo nitubona baje batugana baduhungiyeho, wenda n'urugero ngo tubarebara, burya biba ari byiza cyane. Nifuza ko twasoza ugira ijambo ry'Imana ugeza ku bantu badukurikiye iminota 10 cyangwa se 20, kugira ngo n'ababanye natwe muri ubu butumwa, ntago nk'umukozi w'Imana wabura kugira ijambo ry'ihumure ubagezaho minota nka 20, ukabona basobanurira kugira ngo bafashwe, kandi ndizera ko bibuze kugenda neza cyane. Muri Daniel ibice byaho 3, muri Daniel ibice byaho 12 umurongo wa 3, ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzuye ry'ijuru, ngo ndetse n'abantu benshi bahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana yacu tugire neza cyane, kuko ngo ubwenge bwa benshi buzagwira, ngo ubwenge buzagwira, ngo ariko nubwo buzagwira, ngo Uwiteka Imana Nyiringabo abereye maso, haleluya, abafite ubwenge bwo kubaha Imana. Muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28, Bibiliya iravuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abantu nibiyarure bareke ibyaha, abantu nibiyarure bareke inzangano zo mu mitima yabo, abantu nibiyarure bareke kugambanirana, abantu nibiyarure bareke ubusinzi, bareke ubusamanyi, bareke ubutinganyi, bareke ibyaha byose by'indengakamere bituma umuriro umanuka mu ijuru kaza ukaba wamanuka ugatwika inkozi z'ibibi, nk'uko byabaye hariya muri California. Buriya hariya bibayo byari ikimenyetso cy'Uwiteka cyo kugira ngo Imana yereke ko inkozi z'ibibi zikwiye kwihitura. Rero natwe dukwiye kumenya neza yuko ubwenge bwa mbere Imana ishaka, ubwenge bwa mbere Imana ishima, ni ubwenge bwo kubaha Imana, ni ubwenge bwo kugendera mu gukiranuka. Muri 2025 ndabifuriza cyane gutangirana n'umwaka amahoro, mwubaha Imana muyikunda kandi muyiba hafi, kugira ngo Imana ibaha ubwenge bwo kuyubaha, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzuye ry'ijuru.
kandi n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Daniel ibice 12 umurongo waho wa 3. Iyi ni Daniel wahishuriwe ibi bintu arabivuga. Yari umuhanuzi ukomeye Daniel, abantu benshi muramuzi muri teoloji mu ijambo ry'Imana. Daniel muramuzi bamuta mu rwobo rw'intare hanyuma avamo ari muzima. Daniel muramuzi bamuta hariya mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari nk'umwami yategetse ngo Daniel ngo nibamute mu itanura ry'umuriro wenyegejwe 7. Imana imukuramo nta n'umusatsi wiwe wigeze ushya. Uwo ni Daniel ari kumwe Meshake, Shadraka na Abednego, ari batatu bari mu itanura ry'umuriro. Ngo ariko nuko Nebukadinezari arebye mu muriro, ubwo ni mu bice bitatu bya Daniel umurongo wa 19. Daniel ibice bitatu umurongo wa 19. Imana yacu tugire neza cyane. Rero aho hantu ngo nuko ngo Imana ngo irebye Daniel ngo imugirira neza, imurinda umuriro, imurinda gushya. Imana, abantu bubaha Imana, abantu bari mu Mana neza, ibashizeho ikimenyetso. Hari ikimenyetso cy'uburinzi, hari ikimenyetso cyo kurindwa, hari ikimenyetso cy'amahoro, hari ikimenyetso cy'ihumure ku bantu b'abanyabwenge bubaha Imana, ku bantu b'abanyabwenge birinda ibibi, ku bantu b'abanyabwenge birinda ibyaha, ku bantu b'abanyabwenge birinda kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ngo nuko aba basore uko ari batatu ngo babagerageresha ngo ibyo kurya by'ibwami, ngo baravuga ngo reka tubashonjeshe turebe neza yuko tubaha ibyo kurya, ngo turebe neza yuko uzaba yashonje ngo ahari bibaye ngombwa yanihakana bibaye Imana bibaye ngombwa. Ngo ariko aba basore uko ari batatu ngo bemera gutungwa n'amakaraga y'ibishyimbo ngo n'imboga zisharira. Ngo ariko barabirya ngo ahubwo barushaho kubyibuha bamera neza. Iyo turi mu Mana tugategereza ubushake bw'Imana, Imana itugira neza. Nkanjye naremeye nemera gutegereza ubushake bw'Imana, nemera kuba mu Mana, nemera kunyura mu busharire bundemereye, ariko nzi neza yuko hari uburyo bwo gufatwa amaboko n'Uwiteka binyuze mu bantu. Iyo abantu bumvisha ivugabutumwa nk'iri bakadushyigikira, bagashyigikira amavuta y'umukozi w'Imana, bituma nkomeza kuvuga gukomera kw'Imana. Nishyaka kuba ugize muri bwa butunzi bwawe, kuko Yesu yaravuze ngo mujye mukiranuka ku butunzi bwanyu, ngo kandi mubukorere mw'Imana. Iyo mukiranutse ku butunzi bwanyu murashyigikira, mugashyigikira amavuta y'umukozi w'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Rero bishaka kuvuga iki? Daniel Imana imurindira mu muriro ntiyagira icyaba. Daniel Imana imurindira mu itanura ry'umuriro, imurindira mu rwobo rw'intare. Daniel ntiyagira intare mufiteho umugambi. Nawe rero ndagira nkubwire ngo wubahe Imana, ubwo nibwo bwenge bwa mbere buva ku Uwiteka, Imana ishobora byose. Rero kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha ni kukujijuka. Uwo ni Yobu wabivuze. Yobu mu mwibuke yanyuze mu makuba menshi, Yobu anyura mu ntambara nyinshi, anyura mu burwayi, ariko Uwiteka abana na Yobu cyane. Uwiteka amugirira neza, ngo amuha amahirwe ya kabiri bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ngo agenda amushumbusha iby'inzige zariye, agenda amushumbusha ibyo yahomye, agenda amushumbusha. Uyu ni Yobu wubashye Imana, ayubaha mu gihe cye, mu gihe cyiwe. Mwuriya mujyi witwaga Wusi, ngo yari umukiranutsi wubahwa n'Uwiteka, ngo Uwiteka amwemera, ngo bituma na Satani amusaba ngo ashaka kumutereza intambara n'ibibazo, ngo kandi arabimuteza. Yego bimugeraho, ariko bimusiga ari muzima, nubwo yageze ku rwego rwo gutonyagurika umubiri, ngo akajya yishimisha urujyo. Ngo ariko Uwiteka yari ari kumwe na Yobu, ngo mu magambo yose Yobu yavugaga ngo ntiyigeze akiranirwa na rimwe. Ndakubwira wowe unyumva, jya ukiranuka no mu mivugire yawe, jya ukiranuka no mu myitwarire yawe, kandi ujye wirinda guca imanza, kuko igihe cy'impanda y'Uwiteka kitaragera. Kandi ntabwo intebe y'imanza y'Uwiteka yari yayicaraho ngo ace imanza azicira inkozi z'ibibi zose zo ku isi. Bishaka kuvuga ngo ujya wireba ubwawe, ntugatinde ku bantu ngo bacire iki imanza. Imana yacu tugire neza cyane. Kandi mwige gukunda abakozi b'Imana, mwige gukunda abahanuzi b'Uwiteka, kuko uhereye kuva na kera ukageza isaha n'uyu munota, isi igizwe n'abantu batatu. Isi igizwe n'umwami, ikagirwa n'umutambyi, ikagirwa n'umuhanuzi. Umuhanuzi w'Uwiteka arahishurirwa, agahishurirwa ibihishwe, ndetse bikaba byagira akamaro mu gihugu, bikagira akamaro mu bihugu, bikagira akamaro ku isi muri rusange. Abatwumva bari Burayi, abatwumva ari abadiaspora, abatwumva
abatwumva bari mu bihugu by'amahanga za Canada, bari za Australia, abatwumva bari muri Amerika, abatwumva bari hehe hose, mwakira ubwenge bwo kubaha Imana n'ikimana ishaka. Abari muri California mwongere mwubaha Imana kurutaho mu izina rya Yesu. Uriya muriro wamanutse, Imana cyari ikimenyetso cyo kugira ngo ibereke yuko ibintu byose bishoboka kugira ngo mwihwiture ibyaha bimeze nabi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubutinganyi, ibyaha byo gutunga imbwa mu mazu muzigira abagabo banyu. Oya, ibyo bintu Imana ntibishaka kuko bikurura umujinya w'Imana. Aho umuntu atinyuka gufata imbwa akavuga ngo azayicirira ngo ayigire umugabo we, ngo hanyuma ntakene kuzashaka umugabo runaka, ibyo ni ibintu bikurura umujinya w'Imana. Imana irababaye, ariko kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Imana yacu tugire neza cyane. Halabo yasikado pere wirishagome tutalabo sogre. Hari abantu benshi Imana igiye kugirira neza, hari abantu benshi Imana igiye kurwanirira, ariko hari n'abantu benshi Imana igiye kugihana ibihano, ibibahane bigaragare. Kandi bamwe bagiye kujya baba kabarore bitewe nuko batinze mu byaha cyane, hanyuma baba kabarore bamere nk'aba bakobwa bari kujya bafata amavide bakayakoresha aho batakayakoresheje. Bishaka kuvuga ngo buriya baba babaye akabarore, Imana iba yabagize akabarore. Iyo watinze mu byaha Imana ikugira akabarore, Imana ikakugira akabarore, ukamera nka bariya bakobwa bafata amavide bakayikoresha ahantu hadakwiye gukoreshwa. Imana iba yabagize akabarore. Rero yavuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana yacu tugire neza cyane. Wa mukobwa we niwubaha Imana, Imana izakugira neza. Wa musore we niwubaha Imana, Imana izakugira neza. Kandi iyi mico y'ababesto yo kubana mu mazu, abakobwa n'abasore kandi batari basaza babo bavukana kuri ba nyina, ngo barabanye ngo naba besto, ngo naba boyfriend, ngo barabanye umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3. Uwo muco muwucikeho, ntabwo ari mwiza, uturuka kuri Sekibi Satani ni wukurura, kandi wamaze kugenda ufatira ibihugu byinshi ndetse n'iyi Burayi hose babiriyo. Ubwo bari kunyumva banyumva. Mwihwiture umusore abukwe abe mu muryango w'iwabo, ategereze kuzajya kureba umukobwa amukure mu rugo rw'iwabo, mu muryango w'iwabo, amusaba mukwe, ahesha umugisha ababyeyi bishimire yuko babyaye umukobwa, ibintu bigende neza. Nawe mukobwa agarukiraho, buryo uba wica nabi, ntabwo aba ari byiza. Imana yacu tugire neza. Ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Akira kujijuka mu izina rya Yesu, akira kujijuka kubw'amaraso ya Yesu. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mwisanzure ry'ijuru, n'abahinduriye beshe ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Mwakire kwaka nk'inyenyeri, mwakire umucyo, mwakire ubwiza. Niba wubaha Imana ukabukiranuka, akira ubwiza. Ubwiza n'igikundiro no kurama no kudapfa bimanuka biva ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ariko umuntu wese uri mu byaha akenyuka vuba, ntarama, ntiyarama, kuko Imana iramushaka ikabona ntabwo imubona. Inimero zanjye ni 0781 497 hari abajya banyifuza kumpamagara ngo mbasengere, Imana ibagire neza. Abo bose mbasha kubasengera. Inimero yanjye ya Airtel ni 0783899972. Rero iyo ni nimero yanjye, abajya bayinsaba nka Reverend Pastor mbasha gusengera abantu benshi. Njya nsengera abakobwa bagumiwe bakabasha kubyara, bakabasha kubona abagabo bakubaka ingo. Njya nsengera abagore babuze imbyaro bakabasha kuzibona, bakabasha kubyara, bakabyara abahungu n'abakobwa, bakabyara n'impanga. Abo nagiye mbasengera barabyara. Njya nsengera abantu bafite imyaka 35, 45 barabuze abagabo, ari abakobwa bategereje Imana igihe kinini, bafite amafaranga, bafite n'ubukire, cyangwa se nubwo waba utafite ariko ukeneye kugira ngo usohoke mu bukobwa. Turasenga Imana ikagukiza umuvumo w'abapfumu. Abapfumu baba barabaroze bakajya babohereza injangwe zikanyuraho mwakandagiye, hanyuma noneho namwe mwahakandagiye mukakura imyaka y'abapfumu bakabatsirika kugira ngo mutabyara. Ariko hari ubwenge bumanuka buva ku Uwiteka. Icyo gihe Imana iramfasha ikambishura ikibazo ufite. Niba warazinzwe, Imana ikagukuraho ibintu bakuzinze bikakuvaho, byamara kukuvaho ugakorera Imana, byamara kukuvaho ukakira igitangaza, byamara kukuvaho ukakira ibisubizo. Wakira ibisubizo mu izina rya Yesu. Imana yacu tugire neza. Wakira ubutabazi bw'Imana kuko Imana iri kumwe nawe. Inimero ni 0783 497 94 6.